Muraho nshuti y'umuryango mugari wa Rora Diaries. Sinzi uko ndi bwite inkuru y'uyu munsi, gusa n'ubuhamya mfite na n'ubu kandi ndacyafite urujijo bwansigiye. Nuko nk'ibisanzwe kuko ndi umwanditsi nahisemo kubizana ahangaha kugira ngo dushakire hamwe igisubizo n'inyito y'iyi nkuru. Ningira amahirwe nawe turafatanya kumenya izina ry'aya marangamutima. Ni umukobwa arakunda cyane ndetse yizera abantu cyane. Yakunzwe n'umuhungu nawe aramukunda ndetse we arushaho. Ni nka babandi ngo iyo bakunze barakabya. Nawe kuri we yarakabije ndetse cyane. Yamukunze rwa rukundo rutuma we yiyibagirwa akaba undi kubera uwo akunda. Yiyibagije ndetse yirengagiza ibyo yitaga ibizira kuri we. Yaciye inkuta zamubuzaga gupfa kwemera urukundo ubonetse uwo ari we wese, nuko amwemera atajuyaje. Kuri we yabaye nk'uvutse bundi bushya. Yaje gusanga bimwe yitaga bibi ko ntacyo bitwaye, bimwe na bimwe muri byo ibyo yitaga bibi ndetse cyane kandi bimwe buri wese abona ko ari bibi. Yumvise ko urukundo abona bafitanye ruzatuma umukunzi we abireka. Njye nabanje kugira ngo ni za nkuru twumva umuntu mwiza akundana n'umuntu mubi, nubwo njye ntemera ko habaho umuntu mubi cyane utagira icyiza na kimwe hamwe n'umwiza utagira icyasha. Kwizera urukundo rwabo cyane no kumvira umutimanama we byatumye uwo mukobwa yirengagiza ibindi byose agendera ku rukundo gusa. Basezerana ko umwe agiye kuba umunezero w'undi, nuko baba nk'ababaye mu isi ya babiri. Umukobwa ku ruhande rwe nakita ko yakoze ibishoboka, aba mwiza kandi agahora ari mu murongo wo kuba umucakara w'umunezero w'umukunzi we. Ntibyamutonze cyangwa ngo bimugore, we arivugira ati nta cyanyoroheye nko kumukunda, kuko buri munezeza nasanze ari ibindimo cyane. Ndamukunda pe, ndetse ku rugero nanjye ntabasha gusobanura. Nanjye nti ni byiza, none se ikibazo kirihe? Numvaga nshaka kumenya neza iby'uru rukundo. Ati rero ikibazo mfite ndi kwibaza utubazo twinshi. Ati ntunyumve nabi, gusa ndimo gutekereza ko ahari urukundo natanze rushobora kuba ari rwinshi cyane, rukaba rungira impumyi ndetse rukaba rutangiye kumbabaza. Akomeza agira ati natanze ibyo mfite byose, nirengagije amategeko n'amabwiriza nagenderagaho, nemera umukunzi wanjye uko yari ari kose. Hari ibyo nahinduye ku bwe ariko we nta na kimwe yahinduye. Yakomeje imyitwarire n'ibyo yahozemo kera ndetse hari n'ibyo akabyamo cyane. Ubu ndi kubitekerezaho nkasanga ndi kuvunika ndetse cyane. Birambabaza kandi nawe arabizi, ariko nta kintu na kimwe abikoraho, ahubwo ni uguhora ansaba imbabazi ngo yambabaje ejo akongera gutyo gutyo. None se amaherezo azaba ayahe? Njye mba mbona ahari atanyitayeho. Kubera iki akomeza akora amafuti kandi akaguma mu mafuti amwe kandi abizi ko ari bibi? Erega nta nubwo mbimubuza ngo ni uko mbyanga, ahubwo ni uko nzi ko ari bibi kuri we. Mba numva byose ashaka nabimwemerera akabikora, ariko ibimwangiza nanjye bingiraho ingaruka. Amaze kuvuga atyo n'amarangamutima menshi, naramubwiye nti ntacyo reka ngusubize. Humura, sindi bugusabe kwerura ngo umbwire ibyo wigomwe cyangwa ngo umbwire ibyo wangaga wemeye ko bikwinjirira mu buzima. Ndakomeza nti kandi sindi bukubaza ibyo akora wanga kandi bibi kuri we. Nagenekereza kandi nsa naho ndi kubyumva, gusa wihanganira ibyo ngiye kukubwira. Amakosa ni ayawe, ni wowe ufite ikibazo, umukunzi wawe nta kibazo na kimwe afite rwose. Wizeye urukundo, yewe ufite urukundo rwiza cyane rwo mu bitabo. Singuciye intege ko utabona uruguha nawe, ariko uwo muri kumwe
ntabwo agukunda nk'urwo umukunda. Uko mbyumva, urukundo ntabwo ruvunishanya, gusa ndashidikanya no ku rukundo rwawe. Ntabwo urukundo ruregana, nta nubwo rutegereza ko hari icyo barukorera, kandi sintekereza ko iyo uwo muntu niba agukunda by'ukuri ko yari kwemera ko uhinduka kubera we. Ikosa ufite rero ni uko wumvaga ko agomba guhinduka kubera wowe. Urukundo ntabwo ruhindura umuntu, ahubwo rukunda umuntu uko ari. Niba ari mubi nyine umukunda uko utiteze impinduka n'imwe. Nibyo, ibyo wakoze niko byakagombye kugenda. Umuntu niwe uhindura imico ye ndetse agatoza kamere ye kuba uwo mugenzi we yishimira. Ntabwo uba witeze ko mugenzi wawe ahinduka, niwe ubwo uhinduka kubw'urukundo agukunda. Ubwo rero wowe ikikubabaza ni uko wakunze ntukundwe. Ntunyumve nabi, iyo uwo muntu aba agukunda byuzuye ntabwo ari wowe wari guhinduka gusa, ahubwo nawe yari guhinduka utabimusabye, ahubwo bikamubera ibyoroshye, nk'uko wambwiye ko kumukunda bitigeze bikugora. Ibyo nakwita uru rukundo rwanyu rero, navuga ko uri umucakara mu marangamutima. Niba we atarigeze ahinduka, ni ukuvuga ko n'ibyo wita amakosa we abona ko ari ibisanzwe ndetse nta kibi yakoze. Ibyo nakubwira ni ugusubira inyuma. Urukundo rukubabaza, urukundo rutuma uhora uhangayitse, urukundo rutuma uta umutwe, si urukundo. Umuntu niba umukunda kurenza uko yikunda, ntabwo ari urukundo. Niba agukunda yakiyitayeho ndetse nawe akirinda. Ni gute umenya ibimwangiza kurenza uko we yakabaye yirinda? Aho waba warenze no kuba umubyeyi we. Njye uko nzi urukundo, umukunzi aba umunezero wa mugenzi we. Niba koko we yiyangiriza, urumva we yagukunda ate? Sinkubeshye, uwo muntu utikunda ntabwo agukunda. Sinzi icyo yabaga ashaka kuvuga iyo yabaga akubwira ko agukunda, ariko urwo si urukundo. Dukunda kwitiranya amarangamutima yacu n'urukundo. Naje gusanga benshi tutazi urukundo icyo ari cyo. Njye inama naguha niyi: uwo ni inshuti cyangwa umuntu muziranye, si umukunzi wawe nk'uko umwita. Gusa niba witeguye kubabara ndetse no guhora umubabarira, ukomeze urwo rukundo. Gusa njye uko mbyumva, wamureka. Ntabwo ugomba kwibabaza kugira ngo ukunde. Nta n'ibitambo bibaho mu rukundo. Niba ari impinduka, zigomba kuba ku mpande zombi, kandi zikaba ku nyungu zanyu mwembi, nta gahato, ahubwo ari ibi bibarimo kandi mwembi mutavunitse. Iyo bibaye kuri umwe cyangwa ukabona ko ari agahato, ntabwo aba ari urukundo pe. Ntabwo nguhatira kumva uko ntekereza, gusa nizere ko ahari ibyo mvuze biraguha umurongo ukongera gutekereza neza, ndetse ukibaza niba uwo muntu akwiriye amarira yawe. Nyuma y'iki kiganiro nasigaye nibaza nti, ese uru ni urukundo cyangwa ni ukwizirika? Sinzi nawe wambwira, ubundi urukundo ni iki kuri wowe? Ese uwo ukunda uba wumva wamukorera iki ngo mugumane? Mugire amahoro.